Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Luka ibice 10 murongo wa 21 kugera kwa 22. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera aravuga ati, ndagushima Data mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana uwo ari we keretse se, kandi ntawuzi se uwo ari we keretse umwana n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. The scriptures does not contradict themselves. And there's no scripture in the Bible that contradicts itself. I've asked for that for years and years. No scripture, no statement can contradict itself. Ibyanditswe ntabwo byivuguruza, kandi nta cyanditswe na kimwe muri Bibiliya kivuguruza ubwacyo. Nahoze nibaza ibyo ngibyo imyaka n'imyaka. Nta cyanditswe, nta mvugo n'imwe ishobora kwivuguruza. Unless it can be straightened with the rest of the Word of God to rightly put it together, which Jesus thanked God for, that it was hid from the eyes of the wise and prudent and would be revealed to babes such as would learn. Keretse rishoboye kuba rihuye n'ijambo ry'Imana rikaba ryashyirwa hamwe mu buryo bw'ukuri. Icyo Yesu yashimye Imana ko ibyahishwa amaso y'abahanga n'abanyabwenge kandi bigahishurirwa abana bato biteguye kwiga. Murabona? See, now we got to be humble in this. We've got to throw away our ideas about it. We've got to accept God's plan of it. That's the only way you'll ever be able to get anywhere with God for salvation, for soul or body. Noneho tugomba guca bugufi muri ibi. Tugomba kujugunya ibitekerezo byacu kubirebana n'ibyo ngibyo. Tugomba kwemera umugambi w'Imana wabyo. Ubwo nibwo ushobora kugira aho ugerana n'Imana kubw'agakiza k'ubugingo cyangwa umubiri. It'll have to come through God's provided plan. Now, if you've got an artesian well on this side of the mountain, spurting water by the millions of gallons an hour, and a crop on the other side burning up. Ugomba kuzaza binyuze mu mugambi w'Imana. Noneho niba warabonye isoko ivubura amazi neza kuri ruhande rw'umusozi, ivubura amazi amamiliyoni y'amajerekani ku isaha, n'igihingwa ku rundi ruhande kiri gutwikwa n'amazi noneho. Now you could stand and scream until your tuck your tonsils out and scream, "Oh great water, come over here and water my crop." It won't do it. Ushobora guhagarara kandi ugasakuza kugeza ukuyemo umuhogo wawe. Gusakuza induru, yo amazi akomeye ngwino hano maze uhire igihingwa cyanjye. Ntabwo azabikora. No sir, it'll stay right there. But if you work according to the laws of gravitation and get this water to come around the mountain and water your crop, it'll do it if you'll work according to the law. Oya mugabo, azigumira hariya nyine. Ariko nuramuka ukoze ushingiye ku mategeko ya rukuruzi y'isi, maze ugashobora kuzana ayo mazi akabasha kuza hafi y'umusozi, maze ukuhira igihingwa cyawe, azabikora. Now there's enough electricity in this room to light the room. If it was correctly, and like we'd be out in a big field where it's dark. And we know that Franklin and so forth has proved that science, that electric's in the air. Nuramuka ukoze ugendeye ku mategeko. Noneho hariho amashanyarazi ahagije muri iki cyumba kugira ngo amurikire icyumba. Kandi umucyo wakabaye hanze mu murima munini ahari umwijima. Kandi tuzi ko Franklin n'ubushakashatsi byemeje ko amashanyarazi ari mu mwuka. Noneho now take a copper wire and hold it up, drop it down, and the static electricity will pick up till almost light the earth is a mile high in the air, would set the earth afire. Ufata urutsinga rw'umuringa maze ukarumanika mu kirere maze ukarumanura hasi. Ukudatsimburwa amashanyarazi azamura kugeza igihe abashije kumurikira isi. Iyo haza kuba ari ibirometero byinshi ujya hejuru mu kirere byajyaga kwatsa isi. Now you can stand out in that field and scream as loud as you wish to, I'm lost, great electric
come now and light the way up that I can see how to get in it, out of this darkness. It'll never do it. noneho ushobora guhagarara hanze muri uwo murimo maze ukavuza induru ugasakuza cyane uko bishaka uti ndarimbutse amashanyarazi akomeye ngwino none ahamaze ucanaho hejuru ku buryo ushobora kujya hanze. But if you'll work according to the laws of electricity, well, it'll light the way up so you can get out. But you have to work according to those laws. Now God has a law too. ariko ugomba gukora ugendeye kuri ayo mategeko. noneho Imana ifite itegeko nayo. And there's healing and salvation in God's termination for you if you'll work according to His plans and His laws on such. So that's the way we must plan the meeting. That's the way. kandi hariho gukira indwara n'agakiza mu mugambi w'Imana ku bwawe nuramuka ukoze ugendeye ku mabwiriza ye n'amategeko ye kuri ibyo. rero uko niko dukwiriye gutegura amateraniro nibwo buryo. 7 times around the world I have been of all different races, kinds of people, by the tens of thousands. I have seen great things that our Lord has did, but inshuro 7 mu isi yose mbaye umwaka atandukanye yose ubwoko bw'abantu ibihumbi amacumi nabonye ibintu bikomeye umwami wacu yakoze. I always notice that it takes people that will humble themselves and lay aside their own thoughts of it and just take God's thought of it and work according to His plan, which is faith in what He said. ariko igihe cyose nasanze ko bisaba abantu bazicisha bugufu bwabo maze bakarambika ibitekerezo byabo kuri byo maze bagafata igitekerezo cy'Imana kuri byo kandi ugakora ugendeye ku mugambi wayo ari wo kwizera mu byo yavuze.